tuje imbere yawe twongeye tuje kubasuhuza kuvuga imirimo yawe ukora na Revera Pasiteri tuje kuvuga Yamanye Desire mumenyereye ujye udusura hano kuri gusengerwa by'umwihariko bikomeye cyane akaba ari na mukuru wanjye nabyo ntago bari babizi mushumba ntago bari babizi tubahaye ikaze rero uyu kano kanya tugiye kubataramira hanyuma tubaganiriza ndetse n'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze nshuti abari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari mu Faransa, abari mu Budage ndetse na hano mu Rwanda iwacu. Mugire ibihe byiza. Murabizi ko twinjiye mu bihe bidasanzwe, ibihe by'ubunani by'iminsi mikuru, ariko tugomba no gubaza Imana n'amakuru y'uriya mwaka wa 2021. Uyu nguyu turawushoje, wararuraga warashariraga, ni umwaka twabonyemo ibintu bikomeye cyane bitandukanye, ariko hashimwe Yesu wabanye natwe. Hari abapfuye nibyo, ariko Imana yatuzutse bazima. Mushumba uraho? Ndakomeye, nanjye uhora bakomeje kundinda. Ndamahoro kabisa. Umeze neza n'abana? Yo Uwiteka yadushyigikiye. Ibihe byabaye bibi nko kubivuze, ariko abantu b'Imana barushijeho kubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Turakwakiriye hano kuri gusengerwa nanone, kandi ndumva bakibwira abadukurikiye nanone. Murakoze cyane murumuna wanjye kunyakira gusengerwa. Yababwiye ko tuvukana niko biri. Nitwa Iyamuremye Desire, ndi umugabo w'abana 7, dutuye Nyamata. Hari abantu benshi banzi ndi hanze, ariko ndababwira ko ndi mu Rwanda. Ndi mu Rwanda, nushaka kuza kundamutsa uzansanga i Nyamata. Imana ibampera umugisha rero kwigwa ikaze muduhaye ngo tuganire dutaramira abatwumva bose, tubabwira urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana. Amen. Amen. Nshuti za gusengerwa mudukurikiye, reka twinjiye mu kano kanya ko kuramya no guhimbaza, ariko utangiye dusenga Imana, hanyuma turaje gusenga turaramya. Kandi mbibutse ko uyu ni wa mwanya nababwiye w'ikiganiro indamutso y'urukundo. Indamutso y'urukundo tumaze tuganira ku rukundo, urukundo rw'Imana, urukundo mu bantu batandukanye, urukundo mu kazi, urukundo mu bashakanye, urukundo mu rubyiruko, urukundo mu buzima busanzwe. Ibintu byose hatari mu rukundo abipfuye, ariko urukundo ruhari bimeze neza. N'ubundi n'umushumba wacu mu kano kanya n'ubundi tubaza kuganira ku icyo kintu nacyo, kwiyo teme umushumba turasha kubiganiraho. Nk'umuntu wabaye umushumba wabatiza abantu batandukanye, uraza kutuganiza ku bijyanye n'urukundo. Ese nimba rugihari cyangwa se nimba, mpamya ko bamwe barufite ariko abandi rwagiye. Hanyuma reka dusenge, kandi rero turaza no kora mu nganzo turirimbe nko kwa turirimba turi hahandi turi ku karago turi kuririmba kwa kundi twaririmba ku wa gatatu. Bantu bakoreye Imana mu rukiri ku wa gatatu, mu cyumba cyo ku wa gatatu, namwe turabashuhuje. Mbazaniye umushumba none yongera bataramire namwe, kandi baba ari abantu bajya gukurikira umushumba. Nukuri ushatse abasuhuza ndabashuje bajya gukurikira izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imirimo ikomeye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye umugambi wa mwiza. Twemere kuri kane kugira ngo uduhe hano umugisha hamwe n'abadukurikiye bose, n'abakurikiye gusengerwa, abari ku migabane itandukanye y'isi. Twemere kugira ngo buri muntu wese ahabwe umugisha nawe. Imbaraga z'umusaraba, imbaraga zawe ziganze, umwuka w'Imana ategeke. Tuguhaye ikaze na karibu nguzubane natwe. Turakwinginze ngo ubane natwe, imitima yacu yishimire, wishimire ibiganiro tugiye gukora muri kano kanya, wishimire indirimbo tugiye kuririmba, ureke uhembura imitima yacu, kandi ubwiza bw'ijuru buganze. Tuguhaye ikaze muri kano kanya mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Tuvuga ati mu gihe cyo gusenga. Mu gihe cyo gusenga. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu
ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga ushaka kureba Imana amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data ni umurasa asendereye amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data ni gusa asendereye amahoro umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi badukurikiye inzira y'amasengesho umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi dukurikiye inzira y'amasengesho umura umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi dukurikiye inzira y'amasengesho n'ugurarurira umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi cyane dukurikiye haleluya inzira y'amasengesho nubwo abantu bakwanze umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi dukurikiye inzira y'amasengesho umutima wawe uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi dukurikiye inzira y'amasengesho ndetse n'umwana uzi guhamagara Imana uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Imana ishimwe iyi ndirimbo ibafashe turayibatuye inshuti za gusengarwa ntitwibagirwe gusenga kuko gusenga kujya kugera ku Mana Data. Amen. Mushumba karame ndagira ngo dusomere icyanditswe kitwinjiza mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha n'abadukurikiye mwese mu gihe umugisha. Iyo mukozi w'Imana yahawe teme y'ikintu cyitwa urukundo, nabyo yavuze ngo nk'umushumba uyoboye amatorero nkwiye kugira icyo nyivugaho. Reka rero nifashishe ijambo ry'Imana
mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorinto ibice 13 ndahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Arakomeza avuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Uranyibutsa umuntu yaramamagaye urabizi byarabaye. Umuntu aramamagara ati yo mukozi w'Imana, yo twarasenganye, yo Imana iguha umugisha, mfite ishimwe rikomeye, ndashaka gushima Imana, nkaza ngashima Imana, warasengeye meze nabi ndakira rwose, nashaka icyangombwa wamukoko kabyara mukozi w'Imana, urasengera ndasubizwa, hanyuma ndashaka kuza gushima. Mwese twatugisengera mu rukiri hariya mu rukiri. Ndamwe se nagusenya ati kwa gatatu mu rukiri yo waruri imbere twati narafashijwe ati nduwe nagifite ati ndashaka kuza gushima. Nese ntago wazaza kuwa gatatu ati waya afite urugendo tifite urugendo rwose unyemerere nze gushima. Urabitahura ntago urabitahura kandi yanarize yo amamagara inshuro nyinshi ndamuga ndi ku kazi, usanga ku kazi uze ntacyo. Ese urashaka gushima nge, urashaka gushima mu rusengero, urashaka ati ni warashaka gushimira warasengeye niyo ni karibu. Araza asaho kazi arambwa ati soka gato usuhuze madamu. Ndasohoka urukundo mushuma rwarashize ndasohoka timanuka ndamanuka ati tutambike gatoya turava aho ni nkano nkorera ndambika gatoya hano ku etage iri haraguru. Tuhageze avana amafaranga 10,000 mufuka 10,000 ati hajya gushimana nangaye ntigushimana umutima w'umuntu gushimana umutima w'umuntu ushaka gushima ku munwa, ushobora gushima kubyumva no gushimana umutima w'umuntu. Okay. Yajaje afata 10,000 arampereza. Urukundo rwarashize akibimpereza ati tega amaboko amara yo ruswa. Kumbe nyuma ari kumwe n'abandi bantu bambaye gisevire nimba yarabafasha akababesha ntumba ibyo babwiye, ariko nashimira leta yacu igirenganura abantu barengana. Nukuri leta yacu iragukurikirana akamenya makuru. Yo ati ni ruswa. Natanga gikize ubwo waranganye nyine ahita hinduka ati wakire ruswa. Iti ni ruswa yanyaka. Navuga si wa mugabo we ko tumanukanye kwamamagaye ukamanura ahangaha muje gushima Imana bivuye mu ruswa gute? Umva natabawe n'ubushinjacyaha barabaza ati uwatanze ruswa nuwayakiriye aba bantu bose barafungwa. Ubwo yayisacaho wayitanze ari ati maragati mvamo bakurikirana wambesheye mvamo. Imana ikoresheje abantu na leta. Reka nguye urukundo rwarashize. Uwo ngo icyandukwe n'iki ari za audio yamamagaje bagiye kuzireba kuko ngo bareka ari ukuri.
izo mamamagaye bajya kuzireba basanga ko ibyo twavuganye umuntu ngo yamagaye ashaka kujya gushima bivuyemo ikinyoma gute. Urukundo rwarashize, uvuze akagambane, uvuze ibyakubayo, nanjye ndashaka kuvuga ibyakubayo. Urukundo nshuti zagusengarwa, ikintu kibuze mu bantu, urukundo rwarashize, hasigara ishyari, hasigara ubugambane, hasigara inzangano. Umuntu akweka gukunda hari icyo gushakaho. Nkibaza mushumba ko urukundo ruri gushira mu bantu, ijuru ryo rizaboneka. umva uko biriya yavuze ngo ibintu byose umuntu atagira uko yakwada afite urukundo ntacyo bimaze, kandi urukundo nicyo gipimo Imana ipimisha abayikunda. Urugero ugeramo rw'urukundo niko rugaragaza Imana iri muri wowe, igipimo uyiha. No kuvuga ngo niba udafite urukundo nta n'ijuru rihari. Biraba ngo udafite urukundo nta gikorwa kimwe wakora Imana ngo icyemere. None ko igikorwa cyose umupaseri ibi byose ubona bashimira rwarwara mu matorero bagambana bicana nuko nta rukundo. Ubundi ari mu rukundo twaganira nk'abana b'Imana, wavuga uti ndashaka ko uba wegeyeyo ukasura mu kidiyakoni, nkahita mvuga nti murakoze umurimo nukomeze umushyemo wundi. Ariko kubera ko nta rukundo mpita mbona kuje kunsubiza inyuma, tuzahangana tugere no kwa minisitiri kuko ushatse kumpombya. Muri make byo twitaga umuhamagaro ngo mfite umuhamagaro, ahubwo kishe mw'ikindi, ahubwo nitubiyinde tuvuga ko dufite akazi. Icyo nukuri abashumba cyangwa karakazi. None se ni gute umuntu aburana ko muri covid atahembwe? Ubu ni bariho bari kuburana se, bariho bari kuburana abapasiteri bahagurutse bashoye imanza. Hey, ko atigeze ahembwa n'umunsi n'umwe. Ariko atangira inguma yanjye, ariko atangira yagitangwa n'umuhamagaro w'Imana. Usije n'umuhamagaro murahira nawe urahira nari impari, urahira nari impari, uravuga murahira muvuga ngo urahira gukorera Imana nta nyungu, nta gihembo. None uyu munsi urukundo rwashize rwo gukorera Imana uharaniye inyungu z'ijuru kuko rwashize. Niyo mpamvu abantu bari guhindukira agashora imanza, akibagirwa indahiro yarahiye. Nuko nta mpamagara bari bagifite, yari imitwe, byabaye imitwe. Ariko iyo bitangira akoreka ko afite umuhamagaro wo gwishaka ryo kunda Imana, cyo korera Imana. Buriya urabona ko twabaye mu rukiri, twaragendaga twaburaye, tukirwa tuvuza ingoma, dusengera abantu, tugataha. Uriya no muhamagaro n'umurimo w'Imana, kandi ibyo nibyo Imana ibishaka ko abantu bakoreramo. Naho haboneka icyo wakorerwa ntaba ari cyo uhanga amaso. Hoya twamaze n'imyaka 10 ahubwo wewe iranarenga iyo ngiyo. Wenda imyaka navuga ni iriya yo kuwa gatatu, icyumba cyo kuwa gatatu abantu yaje kimaze kugira icyumba kimaze ku myaka 12 gikora. Ariko ntabwo hariho kudategereza ibihembo. Hasa ibihembo baduhaga, ntitwabyuka tukatwacyanduka tamu ijoro munagata yasaraye. Ariko kino gihe abantu beje ntabwo umutima cyufite. Niyo mpamvu n'umuntu yagwamagaye ngo umusengere abantu bakinogiye ufite ubwoba, abavuga ati uriya se ko nta mafaranga na make. Hari uheruka kubamagara arambwa ateze birakunda kusengera ko nta kintu ufite nikigize, ngo rega ngo nta kintu muri no minsi mfite, ngo ariko ndakeneye amasengesho. Ni nukuri humura, ntabwo bigombera kugira ikintu kugira ngo ngusengere. Umuhamagara Imana yaduhamagaye dushyiramo ingabire abagusenga rw'abatumviriza. Munabimenye ko turi no mu Rwanda duhari noneho, kandi ntacyo tugomba kubaka. Hari abacuruza impano z'Imana kubera ibihe bibi, ariko ijambo abanga impano y'Imana ntigurishwa, ni neza. Ukomoye kuri aho kantu twese abakozi b'Imana, umukozi Imana umuntu aramuhamagara ati urariha moto, ubundi cyo kora nemera ko uramutse nta mafaranga ya moto ufite, urashaka kumubwira n'ibishaka kumubwira ati nta mafaranga ya moto kugira ngo ugere sizikunda kugeraho. Ariko uyu munsi hari abajya mu biciro,
uwo wamuhamagara ngo mva ndimurayisi ngo uyu munsi ubu kugira ngo hagurutse umuhanuzi hari igiciro kizwe ntabwo ujya hasi mu 50 amaceni 30 none aho harimo agakiza nakubwiye ko nta rukundo ruhari ni manguhe hari no gusengera byacamo akakuvuga ngo ko byaciyemo kutibwiriza naragusengeye urabyara none ibaze rero ko nta kwishyuza no kwishyuza kavuga ati none ko utari kumamagara nta soni inshuti gukurikiye gusengarwa ikiganiro ndamutse y'urukundo umushumba ikiganiro nzongera ngo amagare tujye tugikora inshuti za gusengarwa Bibiri ivuze ngo naho navuga indimi nk'iz'abamarayika ntafite urukundo ntacyo bimaze ibyo ntacyo bimaze naho naba afite bya mirenge no kumenya ibihisho naho naba afite kumenya ibihisho nkagira n'ubwenge bwinshi naho naba afite ubwenge bwinshi ariko ntafite urukundo ibyo ntacyo bivuze imbere y'Imana naho waba uri umushumba ukomeye gute naho waba uri umuhanuzi ukomeye gute naho waba uri umuririmbyi umeze gute naho waba uri umusenzi umeze gute umva naho waba uri umuntu ukomeye ukoreshwa ibitangaza ukamanura umuriro mu ijuru hatari mu rukundo ni zero dore ikintu gikenewe inshuti z'Imana ni urukundo muri kino gihe ujya kubona ukuntu umugabo yishe umwana yishe na nyina barashakanye nta rukundo kandi baragiye murenge bakasezerana yamwimye rasi yose nta mugabo akabicisha inzira kandi arabo yabyaye twebwe nk'abashumba twakira byinshi neza umugabo afite amafaranga umwana afite ubushobozi agenda mu modoka nziza ariko abana be n'umugore akabima amafaranga yo guhaha inzara ikabica bagahwera bakaremba bakamerwa naba umugabo ise nta kinabuze kwereki urukundo rwiwe rwararangiye yibonera urundi rw'ubusambanyi yibonera urundi rw'ubusambanyi kandi indaya nazo rero ziragwerekana iyo umugabo amubonye akatangira kumushima mu bwanwa umugore n'uyu tangiye kumushima mu bwanwa utangiye kumukuzamo kirida inyama mu menyo aze kuzamo kirida mukugutura mu gutwi umugabo ntiyongera gutekereza umugore wiwe ahita avuga ati dore urukundo nari narabuze ariko bwahe aragira ngo yamukuremo n'urw'amafaranga iyo amaze kuyaronka no kuyamutukiza ntacyo bagipfana niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo urukundo rurihangana burya ufite urukundo ugira imbuto yitwa kwihangana mushumba urakoze ndagira ngo nguhe iminota nk'imiki cyane ugira icyo ubwira abantu bakurikiye gusengerwa ku bijyanye n'urukundo ushingiye ku ijambo ry'Imana hanyuma dusoze ikiganiro tuzagikomeza n'ubujyajya bwishemwe ibindi bintu ariko nyamara tugira urukundo n'akazi k'abandi twagakora neza amasosiyete menshi ari kugenda hombwa n'abantu kubera kutagira urukundo ntabwo abantu baba ari abakene ngo bishyire hamwe bakore koperative namo kwa koperative umuntu ajya atanga 500 iyo ya buri mugoroba yiriwa aruha yiriwa nyonga igare yahwereye ngo nurangiza ugende uyafate uyahombye no kutagira urukundo uyacikane no kutabona abo bantu bakugira ikizere kugira ngo ukorera aho hantu wakagombye kwiga uburyo bazamura amafaranga yabo bakazavuga ati uyu muntu yadukoreye nk'intwari yadukoreye nk'umuntu ufite urukundo kino gihe urashira umuntu mu kazi uzi ngo ufite umuhaye akazi mu nyuma aho bakagira ishari rya projet yawe n'icyo dufite akahita guhombye kino gihe urakora projet ukandika mu mashini kakubiza ibyuya wahamagara umuntu ngo umwereka gukosorore ngo mukamamagara nkosorere akarago twaye dossier iyo projet karayitwaye burundu ukazashakira ukajya kuvuga ngo yatangiriye igitega cyangwa yatangiriye ikibungo ari we wari wayitekereje mu mutwe ugamagara umuntu ngo ukumwereka ngo ngagufashe gukosora ngo ko mwayitunganye kuki abantu nta rukundo abandi barakora imishinga ngo dufite impfubyi mu gihugu zasigawe n'amateka y'ibyabaye mu gihugu cyangwa z'abantu b'u Rwanda bwa sida
uzi ko ibyo bintu usanga biriho umuntu agafata abana agafotora agashyira kuri dosiye inkunga zaza akubaka ametaje za mpfubyi arashaka ufashe imfubyi zo mu rusengero birangiriraho ubu ngubu abantu bafashe ibibazo by'abantu babibyaza inyungu ariko abo bakagira umumaro ntacyo baronse tutafite apfakazi dufasha akabikora inkunga zikaza agahita ajya gukora ibindi bintu runaka byo kwita ikiwe abantu bazabazwa byinshi isi ifite byinshi zabazwa n'abayituye kubera iki nta rukundo abantu bakorana mu ma eglise nta rukundo umushumba yobora abantu atabakunda akabacamwe ibice akabanganisha akabashwanisha kuko nta rukundo afite areba bakomeye abinjiza umutungo mwinshi mu rusengero babandi abakene ntabaha karibu nta mbonana baha nta kintu bari bumuhe ariko urukundo bibiri yavuze ngo ndangiza ngo urukundo rurihangana rugira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza urukundo ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ntadufashe ahubwo rwishimira ukuri ubundi urukundo Imana yayikeneye mu bantu mu ukuri kwawe ukuri kwanjye ikintera gukora ibyo kuki naje gusura we yarise kuki nshaka kujya kureba runaka nizeye nyungu bigishemo ni urukundo gukuri kwanjye kuko urukundo ni ukuri kwawe kwaguteye ukora ibyo niyo mpamvu twabwira bari kutwumva bose ngo ongera urebe ko ugifite urukundo mu rwa mbere urukundo rwihangana ujye ufite urukundo wihanganira uwo mwashakanye wihangana n'abantu mu rusengero bari kuguhemukira ariko kucyo uri pasiteri warasomye Bibiliya birikavuga ngo imanza zo mu nzu y'Imana zirangiriye mu nzu y'Imana ariko udafite urukundo ugahita wirukira muri ribu n'ikibazo kutagomba kuti reka nige kwihangana ibibazo biragatangira mugenzi wawe tubirangiza kutagira urukundo ruhari ubu ngubu turashima ko leta iza gukemura ibibazo by'abantu bo mu nzu y'Imana ariko ubundi birigaragaza ko nitwe twakabaye igisubizo cy'abahubwo nitwe twakagiye gukemura ibibazo by'abantu bo muri leta byaraniranye niko kuri kw'ijambo ry'Imana niko rivuga ni nayo mpamvu ubu ngubu abapagani bafite basigaye badupinga batura bakatonamo n'amana dufite kubera iki nta rukundo batubonamo n'amayeri none se urashobora kugira ibibazo mu rusengero bikemuke mukajya muri leta kugira ngo abikemure urumva kwa rukundo mwigisha abantu ngo twihanganirane tworoherane ruri hehe nyamara apagani basigaye bazi koroherana barazi no kurekuriranirana twirwa tubyigishwa leta ibyigisha abantu ukuntu umuntu arekurura uwundi ntibajye mu nkiko bakabyirangiriza apagani barabizi ariko mu rusengero ntabyo bazi byarabananiye ntibarekurana no guhangana paka tukagera hejuru ku kanyuma kuko nta mwuka w'Imana nta rukundo nta neza Imana itwigisha urukundo abantu bataye umurongo bibagiwe ko hari hejuru ariko tugira urukundo umwuka w'Imana aza muri twe nitugira urukundo tuzakorera n'Imana ibikomeye amahoro azaza urukundo iyo ruhari ntabwo ukora ikintu ushaka inyungu niwikunda wowe ubwawe biravuga ngo ibyo ushaka ko bakugirira nawe ibyo ugirira abandi ko nukuri nirwishimira gukiranirwa kw'abandi ariko umuntu yishimira ko umuntu yaguye kuko nta rukundo akajya kubyamamaza akagira ngo yabonye igitangaza yamamaza akajya kubivuga cyane ahubwo ababonye inkuru runaka uzi yasigaye yakora ariko urukundo uramusengera urarira Imana runaka byaranze yaraguye asubiye inyuma kayindende Imana ariko ugiye kubicuruza nk'ucuruza imineke ku isoko kuko nta rukundo kadusenge n'uwo twumvishije kuri gusenga rwa mubaza ikibazo
uracyafite urukundo rw'abana b'Imana? Ni ikibazo nkubajije. Birigaragaza urukundo ngo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nicyo kintu cyonyine Imana isaba abari mu isi, mu rukundo, gukundana, kandi nk'uko Imana yadukunze. Imana ibaha umugisha, ariko twese twifuje ko urukundo rwacu cyarutokoje cyavamo, kuko nababwiye ko rwarwaye imiyopi, rufite ikibazo cy'amaso, ariko turashobora kwinginga Imana ikongera ikaduhumura, urukundo rukenewe mu bana b'Imana rukaboneka. Kuko nawe wakitanga ngo twikwe, ariko udafite urukundo ntacyo bimaze. Bivuga ngo urukundo rero hari icyo rushingiraho kugira ngo Imana igwemere ko ari rwo. Nukuri. Si ukwitanga, si ukwitanga ngo twikwe, si ugutanga ibyawe ngo ifashe abakene nubwo ari byiza, ahubwo imbuto y'Umwuka Wera igutera gukora ibyo, apana ikigutera kugira ngo ugere ku nyungu zibishaka kuzageraho. Mana Data twese, Mwami Yesu Kristo, turakwinginze, turagushimiye ushobora byose. Tuganire ku kintu cyitwa indamutso y'urukundo. Mwami Yesu, urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Yesu mwana w'Imana, kandi si ikeneye urukundo. Mwami w'Imana, itorero ryawe ikeneye urukundo. Hari n'abantu bagize ibikomere bajya mu rusengero bizeye kubona mu rukundo, ntibarubona, kandi bagiye mu nzu y'Imana bazi ko basanze abantu bagiye kuruhuka bakabona urukundo. Imfubyi nyinshi zagiyeyo, abapfakazi, abafite ibikomere by'imiryango, bari bazi ko Imana basanze urukundo, ariko bagiye nabo bakomerekerayo. Kino gihe umuntu yibaza ngo kugira ngo mbone urukundo ngiri gukimba, mbona abantu bafitiye icyizere, nakirwe muri sosiyete nk'umuntu w'umumaro, cyangwa se nk'umuntu nabasha kubona umuntu wangira icyizere akanyubaka mu bihe naciyemo, mwigarura icyizere cy'uko ejo hanjye haba heza, namukura he? Kubera ko umuntu wese ajondera inyungu ziwe. Tanga urukundo rero rutuma umuntu wese abasha kumva ko yakuba ku rukundo rudafite icyo tanga umutima w'urukundo Yesu, ahubwo urukundo rutuma rugaragaza ko turi abana b'Imana. Ubwo aho rwakonje, aho rutakiri, aho rwazimye, uhasubiza urukundo mu bayobozi bayoborana, mu bapasiteri, mu bashumba, mu nzego nkuru, muri leta, mu mashyirahamwe, mu bikorwa binyuranye dukora, Mwami mu kazi dukora, mu makoperative. Harakenewe urukundo. Abahawe akazi bagiriwe icyizere cyo guhabwa akazi, bagakore bafite urukundo, batange serivisi nziza, ababaganye babakirana urukundo. Mwami Yesu, urukundo rutuma twakirana neza, tugirana umumaro bitewe n'uko dufite imbuto y'urukundo. Turagushimiye kuko ubyumvishije, kandi ukubaka urukundo mu bakwizera ndetse n'abatakwizera, ubasaba kugira urukundo. Urakoze ko utanze urukundo, ushisera rukabona urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Twarwubakiraho isi y'abapfakazi, amahoro yaboneka, abavukanye bakundana, inshuti zakundana, abantu bagenderanirana, abakozi Imana twakorana ishyaka n'urukundo, tukakira utuganye wese, kandi tutagenga iki, tutarebye ngo turashaka kuzagera kuri ibi, twakora ibikorwa by'Imana n'umunezero mwinshi, tuzi ko data azabigira. inshuti zagusengerwa, Imana ibaha umugisha, izarinda mu kiruhuko mwakagaruka. Dusabe Yesu aguhe umutima w'urukundo. Bye bye.